naringize ngo dufate akanya gato tuvuge kuri iyi P-Fest ndetse n'iyi nakwita ngo na application nshya twakiriye muri dashboard yitwa Map of P. Nabivuzeho ubushize kandi ubu ni nayo nkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Hari inkubiri ikomeye na benshi muri twebwe barabaza ngo mbese ibyo bikorwa byo guhaha, ibyo bikorwa by'ubucuruzi biri gukorwa bite, biri kugenda bite? Muzanyihanganire. Ubushize narabwiye ngo ku rubuga rwacu nta bikorwa byo gutwika ya mvugo y'iki gihe muzasangaho, ntabyo muzajya mubonaho, ndetse nanavuze ngo hari n'ibyemezo bishyashya nshobora gufata ku ruhande rwanjye, kandi byose ntacyo bitwaye. Icyo numva ashaka kubivugaho rero ni iki: mu by'ukuri ibikorwa biteganijwe gukora ni ibikorwa navuga ngo byoroheje, nta mbaraga nyinshi bifite. Abampamagaye mu gikari bambaza iyo gahunda mbasobanura nk'uko nabivuze muri message ubushize. Kugira uruhare muri bino bikorwa cyane ku bijyanye no gucuruza ni ukwitanga. Ni ukwitanga. Mpamvu ngo ni ukwitanga ni uko kugeza iyi saha tuvugana P agaciro kayo ntabwo kari katangazwa nk'uko byari byagiye bigenda muri P-Fest ya mbere. Umucuruzi yaravuga ati nshingiye ku rukundo nkunda P, uburyo numva P yakogera, ngiye gufata igice runaka cy'ibicuruzwa byanjye mbona ntacyo byahungabanyaho business yanjye. Ibyo bicuruzwa niba ndafata nk'ibicuruzwa bifite agaciro k'500 cyangwa se 50, ni urugero. Nuko akavuga ati nkorera aha, ncuruza ibi n'ibi, ababikeneye baza bakishyura P, noneho abakabihabwa. Kugeza uyu munsi rero ibiri gutangwa ni kuri detaye. Ku bipimwa ku munzani ni ibiro, kiro kimwe, 2, 3. Ntago wapfa kubona abatanga imifuka, n'ibindi byose ni detaye. Ari nayo mpamvu ikiriho nuko haboneka abantu benshi bafite ubwo bushake bwo kubitanga, kugira ngo abantu badakora ingendo nyinshi bajya kureba serivisi. Tuvuge niba hari igikorwa kizabera i Rwamagana n'urugero, kuvuga ngo umuntu arateza avuye i Kigali igiye kugura ibiro 2 cyangwa se nubwo bya 5 by'umuceri cyangwa 3, urumva nta mibare yabirimo. Nta mucuruzi n'umwe navuga ku isi, nkurikije amakuru bariho ku isi yose, nta mucuruzi n'umwe urafata iduka rye cyangwa se business ye ngo avuge ngo ndemera P 100% kandi ku giciro cya GCV, kubera ko P itari yahabwa agaciro. Ntabwo ndi kubaca intege, ariko ndumva agiye ukuri ndi kubabwiza. Ni ukuvuga ngo rero kwitabira ibi bikorwa ni ubushake, ari ukugurisha ni ubushake, no guhaha ni ubushake. Nta tegeko ritegeka umuntu kubyitabira, kimwe nuko nta n'itegeko rihana umuntu wabyitabiriye cyangwa se utazabyitabira. Ni ubushake gusa. Nanone ni kubigiramo uruhare, ni byiza, biri kubaka systeme yacu.
utabyitabiriye muri make nta tegeko rizamuhana. Ndagira ngo abantu nyine batuze. Ikindi cya kabiri, impungenge nkunze kugira cyane, iyo ndebye mbona nka 90% y'abantu bamayininga ntibaramenya iyo biva n'iyo bijya, ndetse 90% baranarenga. Hejuru ya 90% hari umuntu wabaza email ye ntabimenye, wabaza passphrase yahwitse ntabimenye, uro kumushishikaza ngo ngwino ujye guhaha, nabyo hari igihe ashobora kujya agahurirayo n'ingorane cyangwa se n'ibibazo, kuko azajya guhaha koko, ariko kuko atazi uve n'iyo bijya, nahagera azakenera umufasha guhaha, azakenera umuhahira, muri make umuhahira nawe yenda amuzi cyangwa se atanamuzi, ariko usange neza ngorane z'uko abantu bashobora umutekano wa pizabo ushobora kuwahungabanije. Uko mbyumva nuko abantu n'ubundi baba baretse bakaba bitonze, kandi rwose mu minsi tumaze muri uyu mushinga, umuntu wese agashaka abatazi kwikorera amatransaction, akareba umwizerwa wiwe wo yize wajya amufasha, ariko kugira ngo tuzagabanye amariske, kuko riske zo zatangiye kuba cyangwa se kuboneka. Impamvu rero ntari buze kubishyuhamo no kubijyamo imbaraga nyinshi, bimwe ni amateka yatambutse, ibindi ni ukubona benshi muri twebwe nta bushake bafite bwo kwiga, badashaka kwiga. Uburyo abantu bari gupanga kuzarya pizabo simbizi, buri wese afite uko abipanga cyangwa se afite uko abiteganya, ariko hari benshi nyine bazajya kwibuka ibitereko basheshe, nta kundi uko bigenda. Namenye ko hari n'abari abafite ibibazo ku rubuga rwanjye, ngo nuko mpora mvuga ibintu bimwe ngo ari byo nongera nsubiramo. Impamvu mbivuga nkongera nkabisubiramo ni uko ngerageza kureba iby'ibanze kandi by'ingenzi byafasha umupiyoniya uciriritse, kandi nuko nzi ko nyine ari byo by'ibanze. Kandi impamvu bisubiramo kenshi nuko nzi ko nubwo ababyize benshi babyize kenshi, ariko ntibarabimenya, ntibabikora. Kandi rwose amagambo aca intege abantu bazajya bayagabanya. Ibyo nkora genda bizi, kandi nibyo nahisemo. Niba ari byo nahisemo, umuntu wese agira amahitamo yiwe. Nkunze kubivuga mvuga ngo hasigaye hariho imbuga nyinshi cyane, ku buryo ibiganiro byanjye byo kuri urubuga bitakunyuze, rwose ufite uburenganzira bwo kuva ku rubuga ukajya ku rubuga wumva ruri favorable, bigufasha, nta kibazo n'iki na kimwe. Kandi nanone urubuga ko rutahozeho kuva kera niko rutazanahoraho. Njye numva ari n'ubukangurambaga nkora, n'igihe nyuma ya mainnet butazakomeza, kuko icyo nashaka nuko abantu bacukura bakamenya n'amakuru yibanze. Abakeneye amakuru yo ku rwego rwo hejuru bazakomeza kubikurikiranira ku zindi mbuga, cyangwa se bajye no kubyiga. Hari abantu cyangwa se n'ibigo bigisha ibya bino bintu, barahari. Njye numva rero ari ubumenyi bw'ibanze n'uvuga nshaka gutanga. Kwinjira muri map of P, uyu munsi uri hano turi kumayiningira muri dashboard zacu, reba hariya
ibara rijya gusa n'umutuku cyangwa se gutyo. Hariya hari titire ebyiri ziri hariya muri update baduhaye, urebe haranditse ngo map of P, uklikemo harafunguka. Niyo hamara gufunguka urahita bagusaba kwemerera cyangwa se guha uburenganzira map of P ko yagira amadone ifata muri telefone yawe, no guha system uburenganzira bwo gukorera muri telefone yawe. N'ikazu uhita uklika ahanditse allow. Iyo allow rero iyo umaze kuza ugera muri tableau aho urebe hepfo hajya gusa ibumoso harano akamenyetso ko guteranya handitse n'ijambo seri. Iyo hakiritse rero hahita haza indi page aho handitse ngo description of seller cyangwa se items for sale with price n'ibiki byose. Muri make naho umucuruzi asobanurira iby'ubucuruzi bwiwe, ibyo acuruza ndetse n'ibiciro, gushyiraho ubusobanuro bw'ibanze bw'ibyo ari gucuruza. Noneho ndetse ugeze hepfo retail outlet ndetse n'ibijyanye na name ya shop n'ibindi bisa gutyo, name of your shop. Hariya naho hari page usibye ubwo ushyira imyirondoro yawe, hari page noneho ya karite y'ubucuruzi ukora cyangwa se bw'iyo konti y'ubucuruzi, iyo shop yawe niba ari shop kuko iri active cyangwa se niba ari test aho ugiye kwigira iby'ubucuruzi, cyangwa se niba ari konti idakora mu biri make ku buryo abantu bayoboka idakora. Ubwo ukemeza rero ukurikije uko wumva ubucuruzi bwawe buhagaze. Hepfo hakurikiraho aderesi y'aho ukorera, hari naho ushobora gushyira ifoto yawe niba ari ifoto cyangwa se ya shop, ifoto yenda ya shop y'ibyo ucuruza nta kibazo ukabishyiramo. Hepfo noneho seller contact details, aho ushobora gushyiraho username yawe, amazina yawe, phone number, email address, ku buryo umuntu ukeneye guhaha yabona amakuru yose yamufasha kugira ngo ahahe icyo akeneye. Abantu bamwe nyine bari kujya bavuga, hari ubwo usanga mu gikari kabukubaza ngo none se ngo turahira he. Mujye munyura muri map of P mubishake. Iyo ukinjiramo hari ubwo sinavuze aho hari search, aho ushobora gushakisha ibicuruzwa cyangwa se n'amashopu akwegereye. Ubwo rero dusanga dufite abadufasha, wamusanga akagufasha. Ari ushaka kuzanamo isoko ryiwe cyangwa se ibicuruzwa byiwe, ari n'ushaka guhaha, rwose urubuga rurahari kandi transaction zikorwa byaba byiza. Nubwo nta tegeko rihari ariko byaba byiza naho ukurikije GCV, kandi transaction zikorwa abantu bagafata udufoto bagahita bajya muri Fireside bakohereza kugira ngo bakohereza ya mafoto kugira ngo basangize cyangwa se hirya no hino bamenye ko no mu Rwanda twitabiriye gahunda. Murakoze. Numva ku bindi bisobanuro dufite abayobozi cyangwa se abahagarariye bamwe dufite abasitari muri iyi mishinga. Uwitwa Ndatimana Olivier mu mujyi ni uhagarariye GCV ku rwego rwa Afurika. Abantu bajya bamugana akabaha ibisobanuro byimbitse. Hakizimana Jean Bosco, umuyobozi wa SIB mu Rwanda, ngira ngo nabo bafite ibyo bari gutegura
abantu bajya bamuvugisha bakeneye ibindi bisobanuro, ndetse dufite undi musitari witwa Shawamu, uwo nawe rwose afite ibyo bari kugenda badutegura hirya no hino mu gihugu. Ubundi abo nibo bafite amakuru navuga ahagije, nibo bari gutegura ibikorwa bitandukanye. Murakoze, numvaga icyo nacyo ntabura kukivuga. Mugire umunsi mwiza.